Hero Traders nizere ko mumeze neza mwagize umunsi mwiza aho mwatradinze mukaronka abatabashije kuronka mwihangane niko bigenda muri forex trading. So aka kanya ngiye kubasobanurira nk'uko uyu munsi ari kuwa mbere aho tugeze saa moya na 51 z'umugoroba ari mu Rwanda. So uyu munsi ngiye kubasobanurira trade twafashe cyangwa se ni content nshyashya nabazaniye aho tuzajya turebera trade twafashe uno munsi tukareba ese ni iyihe mpamvu twatumye tuyifata, entry yacu yari iyihe. Ni mu buryo buri education. So mu gitondo sorry ko nta video nigeze mbahereza analysis, nagize ikibazo nkora analysis sinzi ko ndimo recordinga maze gukora analysis nisanga ntigeze nkora recording. So uno munsi twafashe trade imwe ibi byo abenshi abankurikira bamenyereye, buri munsi dufata trade cyangwa se tuba twemerewe gufata trade imwe ku munsi, yaba win cyangwa loss, ni mu buryo bwa risk management. So twihuse twafashe trade kuri 15 minutes aho twayifatiye aha mubona entry yacu ari aha nciye akarongo. So kugira ngo twinjire muri trade reka njye muri 4 hours wenda mbibereke. Twari twabonye support and resistance zacu ziri very strong twaziciye. So urebye impamvu nafashe ino trade, market yari itaragira ahangaha muri kubona green candles cyangwa se aho market iri ubu ngubu. So tuzominze out muri 4 hours buri umwe wese yahita abona icyo nshaka kuvuga. Hano hari strong resistance kuri 4 hours. Urebye ahangaha market yarahageze ikora rejection. Iyi ni rejection ya mbere, aha ikora indi rejection. Okay, tujye no hirya, aho ni za rejections gusa. Scrolling hirya turebe, naha murabona ko harimo za rejection nk'uko mpora mbibabwira. Kuri ahantu bonye rejection kuri any time frame, yaba 4 hours, daily time frame, even 1 hour na 30 minutes, aho hantu haba hari strong support cyangwa se resistance. So nukuvuga ngo nkuko mpora mbibabwira, akenshi muri forex trading ibyabaye muri past nibyo biba muri future cyangwa se buri gihe market ikora ibyo yakoze ubushize, nta kintu gishya uzigera ubona mu isoko. So nukuvuga ngo twari dufite high chance ko market niramuka yongeye kuzamuka hari bube rejection ikongera igasubira muri downtrend. So niko nafashe muri iyo trade. Tujye muri 15 minutes niho wenda naboneye confirmation, kuko urumva niyo target yanjye nari maze kubona ese market ni hehe ishobora kugera ikaba yaba rejection cyangwa se ya rejectinga ntikomeze kujya muri uptrend. Aho niho nari namakinze market ihageze mpita mfata trade. So niho hahangaha mubona ino 15 candle minutes mubona yafashe kuri iyi resistance yacu iba rejected. Mbonye next candle itangiye guhinduka bearish, irabanza creating a support, no kuvuga ngo ese itestinze kujya hejuru, niho nahise ninjira ntagetinga kuri no support dufite ahangaha. Murebye murabona ko nabashije kubonamo 1 to 3 risk reward ratio cyangwa se to measuring pips twabashije gukuramo. Turebe se ni zingahe pips twabashije kubona, ni zingahe uno munsi. Twabashije gusecuringa pips zingana na 50. So twabashije kubona pips 50 muri iyi trade yacu, which was so good. Aho market yakomeje inajya muri downtrend. Naho hari confirmation, mba mwibuka ejo nari nababwiye ko market wenda na Sunday nako ejo niko ari ku cyumweru, nimubona market imaze ikoze breakout muzarindire ko igaruka for test, yamara kutestinga ikabona ku dropping. Kandi murabibona ko ariko byagenze. I hope ko ababashije kureba analysis zacu babashije kubona some money cyangwa se babashije kumakinga money. So
twihuse ni ibyo ngibyo niyo trade twabashije gufata. I hope ko mubashije kubyumva. Bashobora kwibaza ngo wenda opportunities, ese market izakomeza ijye muri uptrend cyangwa se izaguma iri stuck ahangaha. So nk'uko nari nababwiye ko kuwa mbere nta gishya twiteguye usibye market yacu kuba stuck muri ranging market. So murabona ko ariko byagenze, still market iracyatradinga muri ya ranging market yacu. Nimba mubyibuka babonye video babashije kubona ko ariko byagenze. So tomorrow we have to wait ikore breakout yo hejuru cyangwa se ikore breakout yi support dufite ahangaha. So thank you so much, have a nice evening.